tugitangiraga filime hano rwose ntabwo bidatinze ahangaho umutipe bita Habimana na Broda bari batwaye icyo bita ikaro. Muri ako kanya imodoka yaje rero, imodoka yaje iguruka yarabakanze. Muri ako kanya rya karo bari bafite ryase rimanyagurikamo kabiri. Ukurikiraga filime rya karo bari bafite mu ntoki ryase rimanyukamo kabiri. Dore ko ryabaye duce bwo kabyaramo amakaro rwose yaragiye ikaro ryagerera shwanyagurika rihinduka uburere rihinduka ubushingwe. Imodoka rero yarabakanze bagira ngo irabagoze neza baritakumye, umwe yita hariya undi yita hakurya iriya. Habimana yaguye hakurya na Broda nawe agwa hakurya iriya, imodoka yarabakanze. Muri ako kanya rero shoferi wari urimo yasohotsemo. Ni cya Eric cyakiyitwaye. Cya Eric cyarabakanze cyasohotse mu modoka kinaseka sha mundebere. Yasohotse mu modoka arimo araseka nta bintu by'imishinyiko. Yaje dore arimo araseka nta bintu ntabwo byadanje avuga ati mbaro bakaritasi ubundi bari mu biki bamwasinze ibiki mwa bakaritasi ati mwebwe Habimana atakumvuga ati ngaho ndebera urabona udatumye tumena amakikaro ryacu urarika yaje turimena wa makaritasi we arera bwati mva mwabaginga ibitwe byanyu ubundi biri mwiki biri mwigikoma biri mwubuki biri mwiki muratekereza cyangwa uburetse kubeshya cyemwaraga ndi bubagonge ntago nabonaga abakaritasi mugenda mu muhanda mwawuzuye mwebwe nta n'isoni mufite mugira mwirase mu muhanda mwikaraze mwambesire mugira mwikaraze mu muhanda mu biki mwabakaritasi hano barambwira ati uri kujya he wa muginga yabwiye Habimana ati mukurikire mwana mukurikire mu bwega ugasore mwaho ngaho uke kuducika abakaducika kajya he ko gakaritasi nta hantu ari buje ntabwo yaducika gutyo gusa nabanza twishyura ikaro ryacu hata twishyuye ntabwo byavamo. Hano batangiye kwisurika rwose ndere ukuntu abantu bakina na moteri uwo ugiye gukina na moteri ngo ajya gusunika ubugabo biri ngo bugiye gusunika ati turagusunika tuguhirike sha ati ntabwo budukire tayari yarahagurukije yarabatayemo yarabagonza habuzeho gatoyi habuze doge rimwe yarabagonze yarabacishije muri ginani. Hano rero akomeza yasa yigurukira wa mutipa ruri mu modoka yasa yinyarukira Eric yasa yinyarukira rwose yafatiyeho umva nko kubipa. Muri ako kanya rero Broda n'uyu mutipe Habimana basigaye barebera mu ntuze muri rinete bajinyera hejuru barebera hirya no hino yarabacanze wallahi yarabacanze singubeshye. Mukurikiraga filime niba uziko rero uri mushyashya kuri icano ndakwibutsa gukora subscribe nyaboneka ucikwe nka filime kora subscribe ntugacikwe filime ngizi nyaboneka filime ngizi ziba ziryoshye ziba zikubiye nyaboneka. Rero uyu mutipe rwose Eric yarakanyanye rwose agatwarana umujinya mwinshi cyane yagatwaranye umujinya araguruka dore nguko azamuka nguho hakurigiyo mwoka byaramwe yazamutse Nyabugogo dore nguho harya Nyabugogo ndakuri kuri Nyabarongo uri wa muhanda ugana Nyabugogo uri kuva Nyabarongo uzamuka Nyabugogo urane wo muhanda rero ba Eric niwe Eric yararimo amaze gukanga bano batipe ba Broda nande na cya Habimana. Hano basigaye bikarakasa rwose kandi abacitse bamureba mwoka byaramwe. Hano rero Broda nta kindi yakoze. Broda wacu yasakuramwo ikintu cyitwaga yari afite yari yambaye ziragaye yari yambaye bari bambaye bo bwabo yasazikura amazi ijugunya hasi ntumbaze gagiye gukora iki agiye ko yafanye iki. Muri aka kanya rero hari umutipe bita afandi cyangwa umutipe ubona ko yiyambitse nk'umufande cyangwa umuntu w'umugayida. Muri ako kanya ari yicaye ara ku gatebe yicaye ku gatebe ka moto arimo nyine yirebera yicatinga n'abantu arimo aracata arimo yirebera indirimbo za nuze za Bruce Melody yirebera indirimbo za Bruce Melody urandi omwita ngo igitangaza Bruce Melody ngo kabyaramo abantu mudafana Bruce Melody muri he abantu mudafana Bruce Melody rwose mwihangane mu mushyigikire nomese ngafite na collabo muri iyi minsi hamwe na Diamond Platinum. Muri aka kanya rero uyu mutipe wacu Broda nta kindi yakoze yasatambura hano imbere numbaze ngagiye hehe ariko hari umuntu yabonye afite akamoto akicayeho numbaze ngagiye gukora iki. Hano yamugezeho rero amaze kumugeraho iraje aramukomanga ati umva boss we boss umva rwose nyakubahwa ndakwinginze unize ako kamoto ngewe ngatware nikurikirira umuntu njyana imbere gatoya niza ako kamoto kawe iminota mike cyane ndaba nongeye ngarutse ngakuzaniye nakantu ngiye kureba rwose ni umuntu tumeneye ikaro ngiye kubanza kureba ngiye kumwishyuza nta kibazo ngaho gatore rwose niba ari akamoto nako ushaka gatore ngaka rwose igenda nyaruka genda nakubwira iki ariko masagonda make nyubukagaruye rwose ntitugiye gupfa ubusa
ako kagare akagano kagare n'akamoto gare bundi niko navuga n'akagare moto n'akamoto gare ati ngaho jyaho wowe unyaruka unyanyure ongera ugaruke mukanya ndaza kuba ngakene nanjye ngiye nanjye muzindi gahunda zanjye muri diru zanjye tayari rero yaratatse broda wacu yasakuriye muri ako kanya yarometse rero yometse umuntu hano rwose yaramwometse araguruka aramugurukana mwoka byaramwe rero wa mutipe Eric nawe yanyanyo yafatiyeho umva umuriro narekura arafatiyeho yanuniriye yanyunyiriye nyagasani yafatiyeho yanumye ku muriro rwose nta kibazo umubwira arakata amakonika yiyongeza yandi ukuri cyaga filime mwebwe gusa nimuze kujya gute nimuze gucikwa hanga bayifitemo na Bibiliya yera Bibiliya nziza rwose good news ubutumwa bwiza cyangwa ubutumwa bwiza cyangwa se amakuru ashyushye good news bible amakuru ashyushye ubutumwa bwiza bw'Imana nyine ubutumwa bwiza bwa Bibiliya mwoka byaramwe abantu mwiyahuza inzoga ndababwira ngo musome Bibiliya cyangwa mureba kandi kantu musoma kagakayi abungura ubumenyi ugasanga mwaje gusoma amayoga mwaje gusoma amacupa mwaje gusoma ibiki ibintu bidafite umumaro bidafite shinge na rugero ejo bundi nabwira ngo mutipe ti wavuye ku nzoga kuko ukwisomera Bibiliya y'Imana ko ntacyo byaje bwitwara aranga yigira kasha none byamukozeho inzoga zamuze mana anje we aha rero muri aka kanya hari umuntu rwose wari umukecuru wamo yirukanye hari haruguru dore ngo hakurya iriya rero yitambura yifira mu nza kugira imodoka itamugonga abakecuru bitinyira imodoka abakecuru bitinyira imodoka aha rero uyu mutipe rwose yasakata hano rudageze hakuno rero arabanza yitegeza neza hanakatiye amakorosi aha aravuga ati okay ibyo biroroshye eka nanjye nze magusangisha utagira ngo aho ngaho ugiye ni kure cyangwa ukagira utagira ngo aho ngaho ugiye nta muntu wahagera aho ngaho ugiye turahagera aho nanjye ndahagera naje kandi nabangutse ndimo ndanyanyura nza ntugire ngo natinze mu kayira yarazamutse rero mukuri cyaga filime uyu mutipe wacu bita broda yaranyarutse yaznyanyuye arazamuka aravuga ati jewe reka njya guhangana n'umutipe utumeneye ikaro njye guhangana n'umutipe mbaza umene ijigo uyu mukaritasi utumeneye ikaro ntabwo namuhereza ntabwo natuma rwose yicara nta genge twamuha ntabwo tugomba kumuha umwanya na nubwo twamuha no kwitekerezaho nyagasani abantu rero nk'aba ngaba mana yanjye ntibashobotse abantu nk'aba ntibashobotse hani mu ndebere nibo babyiteye bafashe ikaro bati bari kubita hasi muri ako kanya imodoka yari bagezeho kandi ibafungira amaferi bamaze no kuri mena ese bundi buriya kuko mana yanjye niba byoroshye nyabuneka niba byoroshye Eric rero yakandagiye ku muriro sinakubeshya yakandagiye umuriro yiyongeza ubundi reka sinakubeshya imisozi arogoga reka tore mwoka byaramwe ibyo byabize iminwa yayishukwira reshya nk'imununi mwoka byaramwe ibiro niba byoroshye iminwa yayishukwira ngo niyo umununi neza hano rero broda wacu nawe yarakataje nawe arimo arazamuka mukurikiraga filime ibi bintu rero mwoka byaramwe ibi bintu bikunda kubaho ugasanga umuntu aragufashe aragukanze usumena nk'ikintu cyawe wari ufite kifite agaciro ararangije none asakurusha n'umujinya ntanagwaye ibyo bana desa ati ngaho genda urire n'ubunyobwa urahombye akavuga ati wa mukaritasi ubundi wowe urinze kwirukanga cyangwa urinze kumena ibyo bintu iyo witonda nari kukugoka iyo witonda ngewe naguba nagukorera ibi ngibi sinakubona agasaba mukaritasi we mwoka byaramwe mujye mwitondera rero mwe kute murekura ibintu uko mubonye njye mubirekura uko mubona wenda nyine ugeze mu mazi abira ariko rero namwe ntimugakabye nyine ageze hakuno rero yarahagaze wa mutipe wacu Eric yarahagaze broda wacu nawe rero amaze kubona ko ahagaze nta kindi yakoze asakatisha kakamotogare ke yaragakatishije neza hariya aragakatisha neza aragaparika hakurya iriya kurikiye murebe kurikiye filime mwitonze aho mwicariye hose aho muri hose ndabasuhuje abari muri Kigali ndabasuhuje abo turi kumwe na hano muri Kigali ndabasuhuje abari epfiriya abari epfa Nyarugenge ndabasuhuje abari Nyabugogo hari muri gare ndabasuhuje abantu bose bari Nyabugogo hari ndabasuhuje abantu bose tugiye tuziranye abantu banzi nka Firizo ndabasuhuje mwese mugomeze kugubwa neza aka gafilime kabagereho ndababwiye ngo kabagereho abari epfiri umva manage abantu mushaka filime nk'izi ngizi mwazishaka ku macano yacu nyabuneka cyane zacu wazisangaho
uyu mutipe rero bita Eric yavuye mu modoka arangije atajya mu gipangu cye. Ahangaha broda rero yakomeje kubyitegereza avuga ati akomeza amucungisha ijisho amurebesha ijisho avuga ati tambura genda uva aho ngaho nyine nze nkwemeze wa Mukaritasi we, ndaje nze nanjye nkwemeze nkwereke ko nayo dutiganye. Ahangaha Eric rero yaraje hano ageze hakuno ahangaha n'undi niho yaratu cyangwa niho yaracumbitse niho atuye niho aba nibwo niryo cumbi rye. Muri ako kanya rero hano yarakinguye numbaze ngagiye gukora iki. Hano yarakinguye kino gipangu arinjira, ariko ahangaha ni wiwe niho iwe muri negisizi ziwe mutunegisi twe naho yibera. Yaragiye gushaka ukuntu yakwifatira agapozo yagiye kwishakira agapozo nyine uyiporereza icyakura. Yari yiviriye mu kazi nyine mwuka byarama mukurikiraga filime. Ahangaha rero broda nta kindi cyabaye, kaka motomodoka kiwe yasaga parika vuba nta bintu by'imishinyiko, nta bintu byo gutinda mu makorosi. Yasaga parika aravuga ati rikaze nononze nanjye mpangane n'umutipe ndi kubona ahangaha. Mukurikiraga filime bibutsa gukora subscribe. If you are new, come on this channel, make subscribe. Make sure if you have just to make subscribe to this channel. If you are newcomer on this channel, make subscribe. Yes, ndabakunda cyane nge mbifuriza kuba mwagira gute mwabona udufilimi nk'utu tugezweho, udufilimi turyoshye mwe mushobora kureba mukamwenyura mugaseka mukishima. Nyaboneka broda wacu rero yaje aguruka hano yahanye imisozi reka sinakubeshya, azamuka hano kuri modoka y'uriya mugabo bita Eric wari umaze kubamenyesha icyo bita amakaro mwuka byaramwe. Ndebere ngagiye gukora iki rero, agiye kwifungura se yinjiriye, agiye kugira ati mukurikiraga filime mwebwe gusa, mukurikiraga filime. Ageze hakuno rero yarebye hepfo areba hakurya areba hakuno arareba abura nta muntu nta ewana abona nta muntu na abe n'inyoni. Yari nta kindi yakoze hano, yari afite muturu mu mifuka mumaze ngo nuduki, nta kindi yari afite uretse ko yari yifite icyo bita imisimari, yafite bita nail umusimari, icyo bita umusimari. Hano nta kindi yakoze uyu mutipe wacu broda, nta kindi yakoze muri ako kanya. Yasafata agasimari ka mbere aravuga ati reka nze nkwerekesha ibintu wigize ibintu ukuntu wigenje wowe wa Mukaritasi we, wowe ushaka kugira ute, wowe ushaka kwigira umuhatari wamara kutumenera ikaro wa muginga we, ukaza no kutwigira hibaba wa mushenzi we. Reka tukwemeze kamaze nkubite w'umusimari none nze kureba uraza gukubita rivase none ndaza kuyakutaye tugira ute. Iryo pire ry'imodoka itaza kuterishwanyagurika rikaba uburere wa muginga we. Yari rero nta kindi yakoze. Burya mu Kinyarwanda baravuga ngo usurana umujinya ukirinyaho. Uyu mutipe rero broda nawe rero ubanza ari gusurana umujinya, kandi ntabwo azi ko gusurana umujinya iyo wasuranye umujinya hari ushiduka winereye mwuka byaramwe. Mukurikiraga filime tayari hano yakomeje gutega imisimari ayitega hirya ayitega hino, atega imisimari reka sinakubeshya mwuka byaramwe. Mukurikiraga filime hano rero yateze imisimari rero yateze imisimari ari ipine ry'imodoka, yatega imisimari yatega n'indi y'ubuntu kugira ngo naza gukubita karivase cyangwa arimo arazamuka yigira imbere. Tayari ipine y'imodoka ize guhita itoboka atarajyana naho agera, itishwanyagurika nyine yose amapine yose ahita ashiramo nawe nyine asubiye kujya kugura ndi ku isoko mwuka byarama. Kurikiraga filime abantu rero ni abagome. Ubundi baravuga ngo Bibiliya iratubwira ngo umuntu nagukorera ikibi ntabwo ikibi undi gisimbuzwa ikindi. Umuntu nakugira nabi ntuzifuze kuba nawe wamugirira nabi. Umuntu nakugirira nabi uzamwihorere umwe kutanabimenye nyine ubyirengagize. Uyu nguyu broda rero byamunaniye kwihangana azagusurana umujinya ariko ko yaza kwinyaho mwuka byarama. Mukurikiraga filime hano rwose imisimari yarayiteze imisimari yarayiteze hirya hino imisimari aratega sinakubeshya. Ahantu hose yateze imisimari ewana, hepfo ruguru hepfo haruguru ruguru y'ipine hepfo y'ipine hose nta hantu atateze umusimari, nta hantu atashyize umusimari nyabuneka. Hano rero rwose njye mundebera kuntu abantu rwose umuntu nakugirira nabi nawe ntuzamusubize nabi yakugiriye, wowe uzamwihorere mureke yikorera ibyo yumva ashaka mwuka byarama. Nuramuka umuretse ntacyo uzaba. Umuntu nakubwira kuri imbwa se
wakebuka inyuma ukabona nta murizo ufite, uzaba ubaye imbwa. Uzaba ubaye imbwa, ntabwo uzaba ubaye imbwa. Uzaba uri umuntu muzima kandi uzaba uri umuntu unakomeye. Burya kwanga agasuzuguro burya ni byiza wa muntu. Ujye mwanga agasuzuguro sha. Hehe, mukurikira agafilime. Roda wacu rero yasazamuka aguruka hano. Yamaze gutega imisumari, araje atazamuka vuba rwose azamuka aguruka. Aravuga ati njya akazi ndagasoje maze kugakora, ndagakwakwaje n'ibintu by'imishinyiko. Hehe. Nyabuneka. Uyu mutipe brother rwose yamaze kubona amaze kugira ute, amaze gutega imisimara, amaze kuyitega imisimara yose yazengurutse imodoka yizengurutse neza yayihamije. Ahita kwitsimba hakunino. Avuga ati reka nze ndebe neza noneho ko bisa gukunda ibyo maze gukora ko biza gucamo, ko biza mwoka byaramwe. Abantu nabo bagira imitima mibi koko. Ndebera imisimari iteze ku modoka wo kabyara. Uzikura musimari ubazari mwe Irani yasigaye kuyo babambishije Yezu. Kuri ya misimari bakoresheje babamba Yezu, Irani yasigaye. Ibingibi ni ibisigarizwa byayo. Iyi ni yasigaye kuyo babambishije Yezu, bamutereshaga mu kiganza batobora bahinguranya. None rero iyasigaye baje kwitegesha iki? Baje kwitegesha imodoka. Mwoka byaramwe mujya mundebera. Kuna abantu bagwa nabi. Abantu bagwa nabi nyabuneka. Abantu bagwa nabi rwose, abantu bagwa nabi. Yaje kwitsimba hakunino. Aravuga ati reka nze ndebe ngo ni ibiki. Hano rero yasayitsimba hano hari uyabonye. Ubanza rero ngiragiye azamutse agiye kujyayo. Hano rero yikinze neza nyarayitsimba aravuga ati kanze nikinge. Sha none nze ndebane nawe. Wa mutipe Eric rero yaravuye mu rugo gusamura. Yamaze gutamwo rwose umwaka amaze kwitamwo. Yarongera arafunga igipangu cye neza. Aje kugifunga ahita azamuka aravuga ati kanze ninyarukire nigirire none mu kazi nisubirire mu kazi. Breakfast amaze kuyitamo nyine maze kuyita mwibondo. Mwoka byaramwe. Rero niba byoroshye mwoka byaramwe. Rero niba byoroshye wagwani. Mukurikira agafilime mwebwe gusa nimucikwe. Ubwo tugezaho karyoshye rero. Ubu tugezaho rukomeye. Ahanga yakomeje ahengeza yakomeza kenguza mwoka byaramwe. Byo mundebera kuna abantu bakenguza. Abububa rero mubona ngo n'abantu bahagaze. Ahantu mwububa namwe rero. Muzayimubonwa n'abantu bahagaze. Ko umuntu uhagaze ntaho atareba ntaho atabona. Hano rero no mutipe wacu irakinguye. Mwoka byaramwe. Amaze gukingura urugi rwe akicaramo rwose akinjira ngo yicare. Yarinje aricara rwose. Amaze kwicara agiye kugira ngo agende rwose. Aravuga ati umuti wanjye ugiye gucamo nabibonye, igiye gukunda. Atatsa ngagendera. Ntamukaritasi ko atatsa ngagende ari mu biki. Ni katatura umugingara. Bigiye gukunda. Nawe rero yasavuga sinzano yarebye neza atabona ko imodoka yo yatezwe yamaze gutegwa byarangiye. Hano yararebye neza abona wa mutipe rwose yaramurebye araseka aratembagara. Umva shumi yanjye we rwose ubwenge bwawe rero urareshya nkuko nawe ureshya rwose uri ikibwa uri ikimara. Nakubonye namaze kubona ko wamaze kuntambikira imodoka wamaze kuyitega imitego. Reka imitego rero mbanze nyikureho. Kamanze nyikureho mwa. Wakoze kuba waje kuntega buno muntu bwawe. Yari rero yamukuye harajugunya. Ya misimari yakuye harajugunya. Yamaze kumuvumbura rwose avuga ati burya ikibi ntaho gisimbuzwa ikindi kibi. Ahubwo wowe urituriza ukipowera ntabwo ujya kwihorera. Kandi iyo wihoreye ari iyo bikugwa nabi nyaboneka. Mana we mwoka byaramwe. Hano brother rero yatangiye kurakara. Yatangiye gukarura nk'ikimbwa yahennye. Nabwo atiye baba we umupangu wanjye nipangiye. Biranze ariko umukaritazi aramvumbuye ariko mana umugore ari kikuko. Byaramucanze umutipe byaramuriye. Ewana icyarawe byaramuriye aravuga ati nyagasani uranga kadamutse ngaca kenya nakacanga n'ibikatsi ntibabibonde. Mukurikira agafilime nyaboneka hano. Uyu mutipe wacu rwose Eric
nta kindi yakoze. Ya misimari yose yagiye akura hajugunya ayinaga hirya iri. Arambwira ati wa Mukaritasi we mba nakubonye mba nakuvumbuye mba nakurangije kare mwana we nukazana ubugoryi. Ngaho bye rero. Gumana ubwo bugoryi bwawe komeza upangarara aho ngaho. Sawa narisha. Undushije mu bwonko ariko genda riye twazahura ubutarange nkazakwemeza wa muginga we. Genda arigere twazahura nanjye nkakwemeza. Uranyemeje ubu ngubu ariko nanjye riye nazakwishyura wa muginga we. Yari brother amaze kubona ko nayandi mahitamo yisubiriye inyuma arigendera aravuga ati nyine ubu ndahiye nyine nta kundi. Eric rero nta kindi yakoze. Eric yasazamuka hano afungura ikirahure afungura urugi rw'imodoka bambe ntabwo ari ikirahure. Yafungura urugi rw'imodoka arangije arinjira. Kuko imodoka yari imaze gutungana neza nta bibazo yari igifite. Ibibazo yari ifite nuko ari bayiteza imisimari kandi nabyo yasa bibona. Hari imodoka ziba ziri automatique. Unange imodoka yanjye uramutuje nanjye ukaza kuyitega. Cyangwa ukaza gushaka kuyiba yati bimbwira hakiri kare nkate mbyumva. Ariko nkamwe nk'abantu babakanda nzugi nta modoka bagira zigira zibabwira yuko bagiye kuyiba ntaki. Ako muzaze mu ndebe nzabashakire isoko ry'ahantu ziri zijye zibaburira. Yari rero nta kindi cyabaye. Brother yagarutse hakuno rero aje yaparitse akamoto ke inyuma y'ira modoka ya Education. Nyirayo asanga harererana, asanga nta kintu gihari, asanga nta kabuga gusa, asanga kakamoto gare yari yazanye yajeho, asanga nta kagihari. Umva yewe ndakubwiye yasanze bakarashye kera kagiye umva bugicya Nyagasani we. Mundebere yirukase inyuma y'amakaro y'ikaro rigura amafaranga ngano rwara asiga moto y'abandi igura amamiliyari. Niyo yanatiriye se niyo ku giti cye. None undebere wo kabyarawe biramukomeranye bitagiye kumubana isosi bitagiye kumubana isupu. Atagiye gutekereza neza ukuntu yakaparitse. Dore mundebere yakaparitse hari ya dore yagaparitse inyuma y'ira modoka ya Education cyangwa y'imodoka y'abanyeshuri b'uburezi nyine. Mwoka byamwe mundebere aho yayisize none aragarutse arayihabuze. Yari mundebere ukuntu kwirukanga inyuma y'ibintu bidashinga. Hari ukuntu umuntu avuga ngo ngo nzagurisha inka ngo mburana inkoko. Uyu nawe rero agiye kugurisha nawe yatanze iby'abandi bitari nibye. Abanyije barabitwaye yagiye kuburana ikaro. Yagiye kuburana ikaro se asize motogare y'abandi yabonaga ikaro rihenze kurusha motogare ry'abandi. Yakomeje guhwinina rero areba ruguriyo areba hirya areba hino yamaye nka byaramucanze pe. Ahanga rero wa mutipe wamutije kaka motogare yaraje amubwira ati we umva se shamba uva komeza kubwanagira. Yatagiye ukananga igihwere rero yamufasha mu mashinga amubwira ati umva bite akagare kanje kari he mwana akagare kanje kari he ko ntako ndi kubona ufite hano kari he bagasize he mwana. Yaje kunyara atekereza neza yebe kukuntu yamubwiye ati nyabuneka mbabarira ihangane niza ni imbere gato ngiye ntabwo ndi butinde ni imbere gato ni hararuguru rwose ntabwo ndi butinde ihangane ni umuntu tumenesheje ikaro ngiye kureba aje twishyura irindi. Okay nta kibazo aho gafate dore ngaka rwose ngaka dore fata genda dore utazabura ibyara ngo ningewe ngo ninjye waza kuguha ngo uzamenyenga ngabica rugende rwose ngende ku mahoro mazima ariko upfa kuba gusa mukanya uhita ukangarurira nanjye ngijya muri deal zanjye. Yari yarakamuhaye rero yarakamuhaye atanyara arakavimviraho yinyarukira akavimviraho yinyarukira hano rero amugezeho neza rwose bakamwibye bagatwaye. Yatangiye kurira ayinjori atajya kuraya aya mari cyangwa ati wowe ukabyarawe nakabuze ati nawe bagatwaye yaragiye agize ngagiye kwiruka maso bamucakiye mu mashingo bamucakiye mu mashati bamubwira ati wa Mukaritasi we ntabwo wakwirukaga gutyo ntabwo wajya kunshikana boro zanjye ntabwo wajya kuntwara akagare kanjye wa Mukaritasi we reka ntibishoboka ngo kabyaramwe. Iri ngiri bishatse kuvuga iki rero? Ibishatse kuvuga ko nimukajya kurana ibintu bidafite umumaro mutaye bifite umumaro. Nukajya kwirukanga inyuma y'ibintu bidafite rwose icyo byakugezaho cyangwa byakumarira kandi utaye ibintu bifite umumaro cyangwa icyo bikumarira. Muri make nukajya mu gashungo ko kujya mu bugambo uje kuri gusebya abantu kandi uziko ibyo bintu nabyo nta mumaro bifite. Wowe fata ibintu bifite umumaro bikwinjiriza bigushakira ibirayi by'abana uve mu butike uve mu bugoryi. Ciao nyinda bakunda cyane na Rifirizo. Ciao naho butaha.